ugasanga ibyo bavuga umuntu ari ukuri inshuro nyinshi gikurikiraho kiba ari kibi n'ukwangiza n'ugukura umuntu mu nzira yego ibyo rero mwibazaga n'ukuri hari abantu bashobora gupfa kuko babaniye abandi nabi hari n'abantu baramishwa nuko babaniye abandi neza yego kuko niba Imana ishobora kuzura uwamaze gupfa kuko yarabaniye abantu neza nta buryo itakongerera umuntu iminsi yo kubaho kuko abaniye abantu neza mu gushaka rero kurama harimo no kubana n'abantu bose amahoro ukababanira neza ntubababaze ahubwo bagakurikiza amajwi yo kugushima no kugusabira kurama kugira ngo ibyiza bakuboneraho bakomeze babibone. Birasa n'ikindi kibazo ngiye kukubaza ese uyu muntu utanga serivisi nabi tugeze kuri serivisi abantu batanga serivisi nabi ari ubutumwa ugiye kubagenera ugasanga umuntu akora kuri reception runaka reka tugere mu nzego z'abaganga bakira abantu nabi ubwo harimo no kubavura nabi abagitifu bakira abantu nabi ubwo harimo no kubaha serivisi nabi donc ugasanga abantu babuze ubwa burenganzira bwabo aho ugeze ku kagari ugasanga urakirwa nabi waje no muri ibyo biro by'umushumba ugasanga umara umwaka waratse randevu kubonana n'umushumba kandi wakenera kubonana na ministeri bikihuta ibyo kwakirwa nabi ese uyu muntu Imana yicaje aha hantu kubera impamvu y'abantu impamvu y'abantu aba bantu batanga service mbi ugasanga mu minsi yashize twumvaga ngo hari abantu badodeye mo ibikoreye amapamba kwa muganga n'iki ku buryo ushobora kuzura indembe ugapfukira mu igare kubera ko batinze kugusova aba bantu bakira abantu nabi nube butumwa bagenera kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Umunyabwenge ni umuntu umenya impamvu ariho akamenya n'impamvu ari ahantu yego mu bujiji bubaho bukomeye harimo kutamenya icyo waremewe no kutamenya impamvu washyizwe ahantu yego ni ibintu bishobora kugukoraho isaha iyo ariyo yose nkicaye ahantu ubu nzi impamvu nicaye hano yego ndi gushyira mu bikorwa icyahanzanye igitumye mpicara nkoze ikinyuranye n'icyahanzanye byaba bigaragaza ubuswa yego buri muri ngewe abatwumva bumva aka kantu neza ntibakumve nabi menya impamvu uri ahantu yego ukora ibisa n'impamvu yahakuzanye nukora ibinyuranye n'impamvu yahakuzanye bigaragaza ubuswa bwinshi ufite kuko Bibiliya hari abo ivuga ngo biyita abanyabwenge nyamara nta bwenge bafite ngo biyise abanyabwenge bahinduka injiji kwiyita umunyabwenge ugakora ibihabanye n'iby'ubwo bwenge uvuga ubwo bwenge uvuga buba bugupfiriye ubusa kandi mu gahinda k'abantu benshi bafite bagira ku bwawe kuko utabakiriye uburyo wakabaye ubakira muri uwo mwanya karagukurikirana hari ikintu cyitwa amarira hari abantu barira bacecetse hari n'abarira bikajya hanze bikagaragara aya marira abantu barira batuje ntitubimenye kagahinda ko mu mutima yego Imana irabifata ikabikusanya kandi igiye kubizana ibitura ku mutwe wa wundi wateje babanta agahinda wowe uri muri serivisi runaka ushinzwe kuzitanga birashoboka ko wenda uyu mwaka uzawumara ariko hari igihe utazawumaraho kandi ikintu kibabaje pasiteri nuko usanga hari ibintu biba ku bantu bakabyita ko ari ibigeragezo bibabayeho kuruta gutekereza ko ari inkoni bajeho nibwo buryarya tugira umuntu ntamenye igihe cyo kugeragezwa ngo amenye n'igihe cyo guhanwa kuko igihe cyose Imana ntihana abantu n'igihe cyose ntigerageza abantu hari igihe cyo guhana abantu n'igihe cyo kubigisha iyo umuntu atari kwigishwa n'Imana aba ari guhanwa n'Imana umunyabwenge n'umenya ngo ngeze mu gihe cyo guhanwa
kuko nanjye ntabwo narishyashya mu gihe gitambutse. Iyi ni inyiturano y'uko narindi kwitwara, ahubwo reka niyunga n'Imana ndebe ko izangarurira ya mahirwe ntakaje. Iyo agendeye mu kigare rero agahamagara ati pastor nsengera, ikigeragezo k'akazi bakanyirukanyeho, ati pastor nsengera, ati ya botike irahombye, ati pastor nsengera, ati ibintu birahindutse. Aho kubyita ko umusengera Imana imubarire ko yitwaye nabi bakamukura mu kazi, ahubwo abyise ko ari ugusengerwa ko Satani yamugiriye ishyari bamukura mu kazi. Nshuti zacu, ni wicara utekereza umenye ngo icyakubaho uyu munsi yaba ari ishuri ry'Imana uhuye naryo, cyangwa yaba ari ingaruka y'uko nawe uri kwitwara nabi. Kuko ibyo umuntu akora byose bitinde bishyire kera yakira umusaruro w'ibivuye muri bya bindi yabibaga. Nimwitware neza, mutange serivisi nziza, abantu bishime ku bwanyu, nunagenda bazababazwe no kuvuye aho hantu. Yego. Ikindi kibazo nshaka gusorezaho, nubwo naheze mu gusorezaho, yewe nabonye umunyabwenge ndabaza cyane. Ndashaka turashimira leta y'u Rwanda, icyo ni icyambere n'igihugu cyacu. Ndashaka ubutumwa ugenera abakristo ku byerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda mu magambo 3 nshaka kuvuga: gukunda igihugu, gusengera igihugu, gukorera igihugu. N'amagambo 3. Ni gute umukristo yakunda igihugu, gusengera igihugu, gukorera igihugu? Abakristo aya magambo 3 nube butumwa bagenera wabigisha, kuko tubona ko hari abantu benshi badakunda igihugu, ugasanga nimba nko kunyereza imisoro ya leta, mbibara mu kudakunda igihugu, kwiba, urugomo, mbibaramo nko kudakunda igihugu. None akaba nabo mbona batajya basengera igihugu, ahubwo bagira nk'ubuhanuzi bubi ku gihugu. Hakaba nabanga gukorera igihugu. Aya magambo 3 wamfasha gute kuyumvisha cyangwa kuyigisha abakristo? Ese ni ngombwa cyangwa dukunda igihugu cy'ijuru, ngo ibyo ni ugukunda igihugu cy'isi, cyangwa dukunda igihugu cy'ijuru, dukorera igihugu cy'ijuru, dusengera igihugu cy'ijuru? Karibu. Nkuko Imana yatubwiye ko udashobora gukunda Imana mu gihe wanga mugenzi wawe ureba, ntabwo ushobora gukunda Imana utareba. Yego. Urukundo ukunda Imana utareba ruhera mu gukunda ureba. Gukunda igihugu cy'ijuru utanazi agace kirimo, utazi n'umugabane kibamo, wanga icyo wavukiyemo, yego, ni ubuyobe. Igihugu umuntu avukiramo, igihugu cyawe ni urugo, ni umuryango. Kwanga igihugu ni nko kwanga umuryango wawe. Buriya hari n'abagira imyumvire ugasanga ati awa yaba bari bahuye n'ibyago, yaba bari bahuye n'ibyago. Noneho hari nabo usanga noneho bakora ibara, abonye promosiyo yo gutuma wenda abari mu wundi mugabane utari igihugu cye. Yego. Nakavuga ati ntacyo ubwo akaga kabageraho nge katankoraho, Imana ishimwe yakimvanyemo. Ubu ni ubuyobe. Yego. Ntuhara ariko hari bene wanyu, hari nyoko wanyu, hari nyogosenge, hari indi. Bene rero iyi mitekerereze ni imitekerereze iciriritse cyane, iri ku rwego rwo hasi cyane. Ijambo ry'Imana ridusaba gukunda igihugu, gusengera igihugu, ndetse no kugikorera. Tukagikorera guteze, kuko igihugu ni umubyeyi. Yego. Umubyeyi akubyaye ntugire icyo umufasha kandi warakuze, nabyo bigaragaza ubugwingiri wagize n'ubugwari. Bigaragaza ubugwingiri ndetse n'ubugwari. Sengera igihugu, ukifuriza amahoro, ukifurize kugubwa neza. Kunda igihugu, ugaragaza urukundo ugikunze. Unababazwe cyane nuko kigize ibibazo, wumve bikubabaje kandi biguhangayikishije, ukigirira umutwaro. Korera igihugu, amaboko yawe
yakoreshereza igihugu yego uko dukorera Imana. Iyo twigisha ikintu cyitwa ingororano, ndi mu bigisha bigisha inyigisho z'ibyahishuwe cyane kugaruka kwa Yesu, nizo abantu banziho cyane kuko intangira no kumenyekana namenyekanye mu nyigisho z'ibyahishuwe, nandikaho ibitabo, nkoraho amadividi. Iyo tugeze mu gice cyitwa ingororano z'abera mu rurembo rwera Yerusalemu, tugaragaza ko n'abantu bakoreye igihugu bakaba mu nshingano neza, bakabihuza nuko bubashye Imana. Hari ingororano bazahembwa z'uko babaye neza mu nshingano bari bafite zo gukorera igihugu. Buri ibintu byose Imana irabibara, ibara uburyo umuntu yitwara kuri shebuja, ibara uburyo umuntu agaragara ku mukoresha we, ikabara uko umukoresha agaragara ku akoresha, byose Imana irabibara. Iyo umuntu abyitwayemo neza, Imana ibimuhera ingororano ikamuha n'umugisha. Abantu rero nibakunda igihugu, udakunda igihugu ntagavuge ngo azakunda ikijuru adakunda icyo avukamo. Udasengera igihugu cye abamo ntakavuge ngo arasengera ijuru se rifite ikibazo urarisengera. Bafite ibihe bibazo? Hari intambara ziba mu ijuru ngo urasengera mu ijuru ngo bagire amahoro? Gusengera Mikaeli ngo aze yihuta aza kubita abazima mu kirere batangira ibisubizo. Abantu bakunda igihugu basengera igihugu kandi banakorere igihugu, Imana izabibahera umugisha. Nukuri Imana iguha umugisha cyane. Tugeze muri aya masaha twakira abantu bahageze nonaha. Imana ibaha umugisha cyane. Turagira ngo dufate umwanya wo gusenga kandi n'ubundi turakoresha umukozi w'Imana. Iyo nakoranye n'umunyamwuka kandi n'umunyabwenge, nsa nubereretse nanjye akampa umubyizi, kuko nzi ko uwo mubyizi ubundi wahingishije umunyembaraga uba wizeye ko ikivuge cyura. N'iwacu najyaga mbona bahingisha abanyembaraga, abatari abanyembaraga bakabohereza mu kujonjora ibishyimbo. Iyo wahingishije umunyabwenge rero n'umunyembaraga witegura gucyura umubyizi munini. Tugiye gufata umwanya wo gusenga kuko turaza gusoza saa sita zuzuye. Hanyuma umwanya wo gusenga, nyuma yo gusenga ntabwo nongera kuvuga, ndaguha umwanya n'ubundi uvuge, kandi n'ubundi ni nawe uri busenge, ariko turafatanya. Tugiye gusengera iki? Hano abateraniye abantu harimo n'ababakira ariko bagendana ibigeragezo by'abakire. Urabizi abakire bagira, hari ubwoko bw'ibigeragezo by'abakire. Umukire abageragejwe n'uburyo atinya ko kontineri ze ziheriyo. Ibyo bigeragezo by'abakire. Umukire ibigeragezo by'abakire na ama etage ye yabuze abapangaye. Nibyo bigeragezo by'abakire. Hari n'ibigeragezo by'abakene byabanyirukanye mu nzu, ndaburaye abana barabirukanye. Mukiri ikigeragezo cye ni ntinze kubona visa ngo umwana ajye kwiga hanze. Hano haba hari abakobwa bazinze, ba bantu ba mama duhu, ba mama mafu, barazinze abakobwa hano ku buryo yicara akavuga tuzashaka umbajije, akafata inda akayizinga tuzabyara umbajije. Ibyo byose tugiye kubisengera. Tugiye gusengera abantu bamaze iminsi bakora anniversaire y'imyaka bamaze mu bushomeri. Izo anniversaire yo minsi mikuru tugiye kwiribata. Yego. Izina rya Yesu. Tugiye gukumira umwuka wose utuma umwaka ushiri wawe nta bishya bihinjiye. Ukaba umaze imyaka 10 kiryama kuri cya gitanda, ukaba umaze imyaka 3 cyambara rwa rukweto, ukaba ucyambara isogisi ridasa n'irindi kandi uba mu mujyi usenga. Tugiye gukubita hasi ibicaniro by'abapfumu n'abakonikoni bikugendaho kugeza ubwo wabyuriranye indege ukagera i Burayi, ukabura umukene w'i Burayi, ukaba utagira amafaranga uri Burayi abandi bakora amadolari, uvuga uti mbuze n'uburyo nisubirira iwacu. Tugiye gusenga mu rwego n'ubutaka bwumva isengesho, bukakira imvura ifite ifumbire abaturage bagahinga bakeza. Turasenga mu rwego tujya kuvuguruza ibintu byakozwe na ngabo z'abazimu, tukavuguruza na bwa buhanuzi bwo mu kirere cya kabiri buhanura ibyago n'amakuba, tukajya kuvuguruza bwa buhanuzi bw'inzara n'ibyago n'amakuba. Aho naho turahinjira tuye kuvuguruza biriya bintu. Ni gute abahanuzi bahanurira igihugu imyako? Aribyo nakubwiye ngo gusengera igihugu. Ni gute umuhanuzi atinyuka nimba warahamagawe n'Imana? Bibiravuga ngo umuhanuzi n'abantu banjye nibumva ikibazo ku gihugu, bazi imbere y'Imana batabaze nzumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. None abahanuzi babaye nk'inyoni za Sarukondo bahanuriye igihugu ibyago n'amakuba.
tugiye gukuza ibyago n'amakuba mu gihugu. Tugiye gusenga isengesho ryimura abantu mu buzima bw'ubukene, kuko ubukene buzanwa n'abazimu. Hari abantu bari mu bukene butari ibihano butazanywe n'Imana. Hari ubukene bw'uburogano, hari ubukene bw'imyuka bwa karande. Byose tugiye gufata umwanya wo gusenga tubirimbagura muri uku kwezi kw'amaboko. Imana ibera abantu amaboko. Kuki amaboko yawe atakira kandi amaboko agomba kwakira? Tugiye guhamagara ubwiza bw'Imana. Mukozi Imana agiye kudusengera, ndabizi umwuka wararamuyobora mu bindi, urinjira mu mubiri utokore bwa bukanseri, uhamagare bwa diabete busohoke, ugiye kwinjira aho babatabitse utaburure, ugiye kwambuka ugere n'abarogewe hakurya y'amazi, ari nabo bazingira hakurya y'igihugu, ugahora urwana n'umwuka wo hakurya y'igihugu. Aho naho tugiye kwambuka tugereyo, no mu mazi turagerayo. Nimba uri ku nkombe y'amazi turakumanurayo, nimba uri mu giti turagitema, nimba barafashe ishashi bagaseseka munsi na naho ngo musige muhazingira, naho turajya muri iriya nsina turayiteza umushumba yitemagura ajye kuyiha inka. Tugiye kugera ahantu bagukize kuyishiga, turegura ishiguveyo. Turajya ku gisabo n'icyanse bakuzingiyeho tukuzingurireho. Tugiye kugaba igitero, yewe na Satani ubyumve, mukanya tugiye kukumanukira turi umuriro. Tugiye kugutesha agaciro, tugiye guhagarika impanuka mu muhanda mw'ikorosi ry'iburyo n'iry'ibumoso aho tugiye kugerayo. Tugiye kugera mu kirere, indege zigera amahoro, n'abagendera mu bwato mugereyo amahoro. Tugiye gusenga rya sengesho ryitwa iritarara mu nzira, isengesho rikurikirana aho wadepoje, rigenda dosiye ruyubure. Nimba ufite dosiye ijya mu kindi gihugu, iy'akazi n'abafite ibizamini, tugiye kubura amadosiye, tugiye kubura imbehe abantu mwongere murye, tugiye gushyira ibiciro hasi cyangwa se mo kimwe, tuzamura ubukire mu bantu ugendane n'ibiciro. Tukuzamura ugendane n'ibiciro cyangwa se tumanura ibiciro, ariko twaba duhemutse. Tumanuye ibiciro tukagumya kugushyira mu bukene bujyanye n'ibiciro, twaba dusenze nk'abantu. Tugiye kukuzamura mu rwego ibiciro bizamuka ntugire ikibazo. Inyama zihegura 7,000 ntugire ikibazo. Isukari igera ku 3,000 ntugire ikibazo. Waranabivuze ejo naragukurikiranye mu biganiro by'abantu batizera. Tugiye kukugeza mu rwego ushobora no kurwara ibicurane ukajya kubyivuza mu Buhindi. Yes, birashoboka. Tukugeze mu rwego tugiye gusengera abantu. Twamenye ko abantu bahora ari imbata z'ubukene ari abigishijwe Imana nabi. Abanyamadini bigishije abantu nabi ngo bakizwe nka Lazaro, bapfe batoragura ku meza nyamutunzi, naho ibindi wabireka ukampindura igikoresho cyawe ukazampa n'iherezo ryiza ntacyo. Tugiye gusiba ibi bintu mu mitwe y'abantu, ba papa myumvire na ba mama myumvire, mubona isi barembeje mugatangira gukumbura gakondo imburagiye. Kandi turashaka kurema ikintu cyitwa imbaraga z'ubuzima. Nta mpamvu kujya muri gakondo y'abera unyuze muri bomboni na sonde tukagukura ruwa Faisal kubera ubuzima n'imibereho mibi. Tugiye guhinduza ikirere, tugiye kuvuguruza Satani, tugiye kuvuguruza abarozi, tugiye kuvuguruza abakonekone, tugiye gutera mu birindiro imbaraga yose yahagurukiye kurwanya abera. Karibu papa, senga nurangiza urakomeza uganiriza abera. Twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Umusanzu tubasabye nuwo kwizera. Mwizere Imana, mwizere Kristo ko afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwanyu ndetse n'imibereho yanyu. Mwizina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uri data wa twese mwiza. Ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Haleluya. Barakubajije babahungu bo barakubaza ngo niba bimeze bityo ninde wabishobora. Babwira ijambo rikomeye barababwira ngo ibyo ntibishobokera abantu. Ariko ku Mana birashoboka. Izina rya Yesu. Hari ibintu twamaze kumenya ko bitashobokera abantu. Ntabwo umubyeyi ashobora kuguhesha umugabo muri iyi myaka ugezemo. Yego. Ntibishoboka. Yego. Ariko Imana ifite amaboko. Haleluya. Imana ifite amaboko yo kuguha igikundiro ugakundwa muri iki cyumweru. Haleluya. Bakagusaba iyi mpeshyi ugashyingirwa ubukwe bugataha. Ayo maboko Imana irayafite. Haleluya. Mwizina rya Yesu Kristo. Turabohoza ubuzima bw'abantu. Turabohoje. Turabohoza ubuzima bw'abantu. Aya masaha
Kristo mwiza wigeze umpishurira urambwira ngo nahaye umuntu amafaranga 2,000. yego arabifata bijyana mu mazi mu ruzi amazi atemba abirambika hibuye aratongera aravuga ngo uko aya mazi aca kuri iribuye aya mafaranga agasigara aba ariko icyo afashe mu ntoki cyose kizajya kigenda. Ibyo urabimpishurira urambwira ngo ni insenge kugira ngo umuyaga utware ryabuye na ya mafaranga kugira ngo ngire umugisha. Icyo ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu dukorerwa n'ababi. Yego. Bamwe bitwa abazima babi. Uko kwitwa abazima babi n'ubundi bariho batariho. Yego. Bariho batariho. N'ubundi urabatugabije amasaha. Mana kuko batugabije. Umuzima mubi watumye uyu mukobwa adashaka. Yego. Amaboko ye turayahonze. Mu izina rya Yesu. Iyo umuntu yafashe ikinda akagikomeza bagahonda intoki ze ararekura. Mu izina rya Yesu Kristo duhonze intoki z'abazima bari katika jina la Yesu. Rekura ubuzima bw'uyu mukobwa. Rekura. Yakira ubukwe. Duhonze intoki. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Abazima babi nibarekura ubuzima bw'uyu musore. Rekura katika jina la Yesu. Umusore yarakuze agera mu myaka yo gushaka ariko abazima babi bamuhejeje mu ruzerero. Yego disi. Hari abo bahejeje mu ruzerero bafite n'ubushobozi. Yariza ararangiza afite akazi imvi zije adashatse. Mana we. Kandi ntabwo ari muri babandi b'inkoni. Wapi? Yakabaye yakagombye gushaka. Kandi kibabaje. Ari kubyara hanze. Mana we. Hari nari bari kuzana abana bakabazanira mama we. Yego. Bakababwira ngo dore uyu mwana namubyaranye n'umuhungu wawe. Yego. Kandi uyu muhungu ntiyabuze amafaranga yakuba ku rugo ngo agire umuryango. Bitewe n'abazima babi. Ibi bitewe n'abazima babi. Dukubise tutababari. Mu izina rya Yesu. Izi mbaraga zananije uyu tumwambuye aba bantu. Tumukuye mu maboko. Turamuzituye. Iyo umuntu ari mu kazitiro akaba aboheshejwe iminyururu abohorwa n'ufite icyuma gityaye. Amina. Agaca ya minyururu turakata akamukuramo. Turakata iyi minyururu turacagaguye. Iboshye turacagaguye. Turakatiza imbaraga ducagaguye amapingo rya Yesu. Turasenze. Yego. Umuntu yariza ararangiza agira diplome. Mana umva gusenga. Arayibitse mu kabati. Mana umva gusenga. Ntabwo yayihawe ngo ayibike mu kabati. Si cyangombwa cy'ubutaka. Diplome ntabwo ari imyenda ibikwa muri varisi ngo igumemo. Ntabwo diplome ibikwa muri mari ngo ihagume. Diplome iradepozwa. Yego. Umuntu akayibonera akazi. Yego. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo udafite akazi nakabone. Yesu we. Abona umushahara. Abona uko afasha abakene. Yego. Nabona akazi. Abona umushahara. Ashyigikira igicaniro. Nibyo. Nabona akazi. Nakabone. Abona umushahara. Tumuhesheje akazi. Umurimo w'Imana. Tumuhesheje akazi. Mu izina rya Yesu. Dutanze akazi. Turekuye akazi. Zidafite akazi nizakira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Iki gicaniro gisoza ukwezi kwa Mutarama. Yego. Twinjira muri Gashyantare. Tuguhesheje akazi mu izina rya Yesu. Akira akazi mu izina rya Yesu. Washatse viza urayibura. Kandi hari impamvu ikujyanye hanze. Kandi iyo mpamvu ni nziza. Irumvikana. Ni impamvu yumvikana. Yego. Satani yakugiriye ishyari kuko abona ibyo ugiye kuzubaka nyuma y'aha ngaha. Twinjiye mu rukiko rw'abera. Mu izina rya Yesu. Tuje kuburana urwo rubanza rwawe. Nkuko 2022 nahamagawe n'umuntu uri muri Canada. Arambwira ngo umuhungu wanjye ari i Kigali. Yabuze viza imuzana muri Canada. Ngo azasanga umugore we n'abana. None ndakwingiza umukozi w'Imana. Musengere yakire viza. Amaze imyaka 3 adepoza yarayibuze.
Kristo mwiza wakoranye nanjye, Mana umva kwinginga urankoresha ndamuhamagara mu izina rya Yesu. twarahuye duhura afite urupapuro rushya rutarandikwaho, Haleluya. duhura afite ikaramu nshya nari namutumye Yego. itarandika Yego. ngo yandikishwa n'umuntu uwo ari we wese. Yego. ndamwandikira ndamusinyira muhesha viza. icyumweru gikurikiyeho yagiye muri Canada. Mana umva kwinginga ampamagara ndi i Burundi, duhamagaye viza. atura ituro ry'ishimwe avuga ngo ngiye muri Canada. Haleluya. uko niko mpesheje Haleluya. nge na pasitoro tubahesheje viza byihuse muri Gashantare. Yohana, tubahesheje viza. Petero na Yohana Ego. bageze ku irembo ryitwa Byiza. Yego. baravuze ngo udutumbire uturebe. Yego. twatangiranye ijambo rivuga ngo mwizere Imana mubeho. Yego. mwizere n'abahanuzi yatumye mubone kugubwa neza. basabye ikirema gutumbira, batumbira b'Imana ihaye ubushobozi. Haleluya. batumbira b'Imana isize. Haleluya. batumbira b'Imana ivugiyemo. Yego. batumbira b'Imana iri gukoreramo. Haleluya. nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yego. Imana iri kubingingira muri twe. Amina. Imana iri kubingingira muri twe. Amina. ni mwizere imbaraga z'Imana. aka kanya mwizere wadutumye. mwakire viza mu izina rya Yesu. wowe wabuze uko ubigenza ngo abana bige. Yego. kuko kwizera kwawe kwamaze kuzamuka kukwemeza ko abana bagomba kwiga ahantu heza. Yego. kubera iki se utabihabwa? Yego. kandi kwizera kwawe kwarazamutse kukava mu cyiciro cyo hasi kukajya mu kindi cyiciro. Mana mu izina rya Yesu tuguhesheje ibyo wasabye. turabiguhesheje. na Yesu yakoresheje ijambo rivuga ngo bikubere uko wizeye. turabiguhesheje. byarasobanuraga ngo uwizeye ko aba ukomeye ntibimubere uko yizeye akomere. Yego. uwizera kurya ibya make ntibimubere uko yizeye arya ibya make. Yego. uwizera kwambara ibihenze ntibimubere uko yizeye yambare ibihenze. izina rya Yesu. uwizeye guhindura isoko agahahira mu isoko ry'abasirimu ntibimubere uko yizeye ahahire mu isoko ry'abasirimu. Yego. mu izina rya Yesu Kristo uko buri wese yizeye ntibimubere uko yizeye. natwe turi hano nk'abahesha tuguhesha ibyo wari ukeneye. izina rya Yesu Kristo. mu izina rya Yesu twirukanye umwuka mubi. turawirukana mu bantu batongera igihugu. turawirukanye bakagisabira ibyago, bakagihanurira amakuba. mu minsi yashize nigeze numva hari n'uwigambye. Yego. ashyiraho gahunda yo gusenga isengesho asabira ibyago igihugu ngo gihure n'ibyago, ngo kugira ngo gihure n'ibiza, ngo kugira ngo gihure n'akaga. mu izina rya Yesu Kristo tuvuguruje ibi byago. turamuvuguruje. si ishyaka ry'Imana ryabimuteye. ijambo ryarambwiye ngo ni ishyaka ritava mu bwenge. mutima w'ubugome. iryo shyaka ry'ubugome, iryo shyaka ry'ubutindi turarivuguruje mu izina ijambo ryose ribi ryavuzwe kuri iki gihugu. akanwa kabi kavugurujwe n'akanwa keza. Amina. amagambo mabi avugurujwe n'amagambo meza. nibyo. ababivuze baravumwe bivugurujwe n'abahawe umugisha na Kristo. ndabivuguruje. turatura amahoro ku gihugu. Amina. turatura umugisha ku gihugu. Amina. turatura ihirwe ku gihugu. Yego. turatura uburumbuke ku gihugu. nibyo. turatura iterambere ku gihugu. Yego. turatura gukomera ku gihugu. Yego. turatura intsinzi ku gihugu. nibyo. mu izina rya Yesu Kristo. igihugu nikigire ihirwe. nibahinge beza. mu izina rya Yesu turavumura ubutaka. mu izina rya Yesu turavumura ubutaka. turabuvumuye. turavumura ubutaka. Yego. twanze amapfa mu gihugu cyacu. mu izina rya Yesu. twanze amapfa mu gihugu cyacu. mu izina rya Yesu. duhagaritse amapfa. duhagaritse imvura mbi. duhagaritse izuba ribi. imvura idafite gahunda. duhagaritse inkuba. iyo turayazi. duhagaritse ibiza. inkuba ziri kwica abantu. turazihagaritse. mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. twanze inzara itari ngombwa. mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. inzara turayihagaritse. mu izina rya Yesu. dusabye ihirwe. Yego. dusabye ihirwe. Yego. twanze ibyorezo. nibyo.
ibi byorezo bigira burya bikidunduguza bikaza nk'iyagatera yego bikibasira igihugu turabiyobeje turabyanze mu izina rya Yesu turabiyobeje mu izina rya Yesu turabiyobeje mu izina rya Yesu ibindi tubihumya amaso katika jina nibikabakabe bitubure yego nibikabakabe bitubure nibikabakabe bitubure bisubira yuko byaje izina rya Yesu bigenda nka zangabo z'Abasiriya yego zaje zibwira ko zibufate Elisa birangira zimubuze zihuma amaso zirakabakaba yego ziramubura utera igihugu wese cy'u Rwanda nakabakabe nabura icyo afata uwinjirira mu majyaruguru akabakabe winjirira mu majyepfo y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba nakabakabe tumuteze ubuhumyi nakabakabe nabura icyo afata haleluya haleluya ufora arekurubusa yego ufora ruhinduka amazi ahusha ufora ruhinduka icyuka nibyo ufora byibane ahusha ufora byibane yego ufora yisohoke utera intambwe afatwe na sumaku dusengeye impande enye z'igihugu yego tuhahagaritse abaserafi mu izina rya Yesu Kristo uburinzi bw'Imana uburengezi bw'Imana umugome ushaka kurengera tumuteje kuba inkingi y'umunyu mu izina rya Yesu Kristo uburinzi bw'Imana haleluya bube ku banyarwanda haleluya uburinzi bw'Imana bube ku bakunda igihugu nibyo uburinzi bw'Imana bube ku bakunda abantu b'Imana haleluya uburinzi bw'Imana bube ku bakunda igihugu cy'Imana amina uburinzi bw'Imana haleluya bube ku bakunda abakozi b'Imana yego uburinzi bw'Imana ni bube ku muntu wese wifuza amahoro haleluya ijambo ryarambwiye ngo amahoro abe kuba bifuriza abandi amahoro abe kuba yaharanira amahoro abe kuba yatanga abeho batabuza abana ababeho amahoro nababeho abari babaho izina rya Yesu haleluya twanze indwara za kanseri rwose izi ndwara z'amakanseri izi ndwara we wiyitiki ziri kugenda zikababaza abantu wandwara we ufite amatwi tega amatwi niba utajyaga wumva abaganga turabahanuzi urumva abakozi b'Imana rwose wanze kumva abaganga wanze kumva imiti wanze kumva imiti ariko uranyumva abadogiteri baravuze ntiwumva yego aka kanya turi kumwe na Kristo haleluya Kristo indwara zumva Kristo amabuye yumva yego Kristo ibiti byumva Kristo ibyaremwe byose byumva yego turagutegetse wa kanseri tukuranduye mu mubiri w'uyu muntu aya masaha sohoka kanseri ni wowe tubwira umva uri kwica amatwi ngo bigende bite ntabwo uraramo turagutangarije ngo sohoka ni itegeko sohoka ihute itegeko rya rekura sohoka tinya birarura sohoka izina rya Yesu rekura tinya wa mudayimoni we rekura uvamo rekura uvamo rekura vamo rekura ubuzima bw'abana b'Imana vamo rekura vamo mu izina rya Yesu Kristo aho wafashe hose dayimoni uteza paralize ugateza paralize aka kanya rekura ubuzima rekura mu izina rya Yesu Kristo rekura mu izina rya Yesu Kristo dayimoni uteza ububabare mu mutwe w'uruhande rumwe umuntu akababara bigahera hano muri uruhande yego bikamanuka bigahereza ukuboko yego bigahereza urutugu bikamanuka rekura wa mwuka mubi we rekura mu izina rya Yesu rekura abadayimoni binjiye mu gitanda cy'abantu bakuru yego mu byumba by'abantu bakuru yego wa mudayimoni we sohoka winjiye mu cyumba cy'abakuze mu mabanga y'abashakanye ukinjiramo wigize kagarara umaze igihe ushinga amatwi warivuze wanga kumva warabyaye urororoka uri kwidoga ariko aka kanya wigize nka Goliyati mu kibaya uri kwivuga yego aka kanya dusizwe na Kristo katika jina la Yesu tugusohore muri uki urasohokamo tugusohoye muri iki cyumba hagati y'abashakanye wigize uti vamo
dayimoni va muri iki gitanda, dayimoni va muri aya wigize mashuka, ute? vamo, sohoka muri aya mashuka, sohoka akawe karashobotse, sohoka, watwaye va umunezero muri iyi w'abantu. misego, va muri aya soni. makuvureri. nta soni iyo ufata umugabo ukamugira ikiremba agasigara yibura mu rugo rwe, wigize ibiki? waje ute? wigize ibiki? harya ngo urashaka gushakira abakiriya abapfumu ngo bakunde babone abakiriya, yegora barya iby'abana b'Imana, uri kubashakira abakiriya ugateza abantu uburemba. yego, dayimoni sohoka katika jina mu la Yesu, izina rya Yesu. katika jina la Yesu, wa mudayimoni we turakwirukanye mu izina katika rya jina Yesu. la Yesu. Sohoka muri dayimoni iki cyumba. winjiye mu byishimo by'uyu mubyeyi, turakwirukanye, turakusohoye, turakwirukanye, rekura, turagusohoye, rekura, turagusohoye vayo mu izina rya Yesu. vamo. turarema ubuzima, mwuka wera agenda, Haleluya, mwuka wera agenda, injira muri amashuka, mwuka wera agenda, injira muri iyi misego, mu izina rya injira Yesu muri ubu Kristo, buriri, mu izina injira muri rya iki Yesu, cyumba, mu izina rya turagibahambuye, ndumva imbaraga turabohora z'Imana, iki cyumba. ndumva imbaraga z'Imana, Haleluya, ndumva gukora kwa Kristo, amina, ndumva ubuzima bugaruka ku bantu, Haleluya, ndumva Kristo asubiza karame, abantu ubuzima, karame, ndumva ijuru ryururutse, karame, karame, ndumva Kristo yitamura, karameye, ndumva ikirere karame ntwari, ndumva izuba rirashe, karamuvuga bikaba, karame, mu izina rya Yesu. Haleluya, ndumva imiryango ikingutse, amina, ndumva inzugi zikingutse, Haleluya, mu izina rya Yesu. karame, karame, ndumva password amina, zirimo ziragenda amina, mu izina rya Yesu. Haleluya, ndumva inzugi ziri gukinguka, Haleluya, mu izina rya Yesu. ndumva ubuzima bugaruka, yego, mu izina rya Yesu. izina ndumva rya Yesu. Kristo akora, Yego, ndumva Kristo agenda, yego, ari gusubiza abantu imibereho, yego, ari gusubiza abantu ubuzima, Haleluya, ari gusubiza abantu ubwumvikane, Haleluya, ari gusubiza abantu guhuza, karame, ari gusubiza abana kumvira ababyeyi, yego, mu izina rya Yesu. karame, ndumva ingo zari zisenyutse, Kristo azisubiza mwuka ubuzima, wera, azisubiza kongera mwuka gushyira hamwe, wera, ndumva Kristo ari kugarura mwuka wera, igikundiro Haleluya, cyari cyaragiye, Haleluya, cyaba ababyeyi, wa mubyeyi we wari waranzwe, umugabo yari yarakwanze, acira yibaza ko igikundiro, yakujijije, wari kiragarutse, warakibuze, ariko igikundiro cyawe cyagarutse, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, kuko wagize umugisha wo kuba ku gicaniro, Haleluya, ubuzima bwawe buragarutse, Haleluya, ugarukanye amahirwe, wongeye wiswe sheri, yego, ugarukanye umunezero, subiranya amazina yawe, amina, ugarukanye umunezero, Haleluya, witwaga ikintu mu intsinzi rugo, irabonetse, ugarukanye ubuzima, ugarukanye ubwiza, uje ushayininga, ubaye mama runaka, Haleluya, uzongera kwitwa ikintu, yego, uhindutse umumaro, kuko wari warateshejwe agaciro, yego, ariko muri uyu mwanya umva ijambo ry'Uwiteka rivuye mu kanwa k'abakozi b'Imana, subirana agaciro kawe, subirana mu izina rya Yesu, subirana igikundiro, subirana ubwiza, mu izina rya Yesu. wongera wumvirwe n'abana, wongere baguha agaciro, bakubone nka mama wabo, mu izina rya Yesu. subirana igikundiro, subira mu cyumba cyawe, subirana icyubahiro cyawe, waragiye mu cyumba cy'abashyitsi, subirana ubwiza, ariko subirana icyumba cyawe, yego, wongere ugire ibyishimo, turagucyuye, wongere ugire umunezero, ku mugaragaro, turagucyuye, subira mu kiryamo cyawe, subirayo, garuka, turagucyuye, subira aho uryama, subira mu gituza cy'uwo mwashakanye, tugusubijeyo. Haleluya, haleluya, ijuru ryururutse muri regera abana b'Imana. Haleluya, urakoze Kristo mwiza, yego, kuko uzuye abawe, ubahaye ubuzima, ubahaye kubaho, ubahaye gukomera, bagiye kubyina intsinzi yo kugushimira, bagiye kubyina intsinzi y'ubutsinzi bakubonyeho, bagiye kugutambira amashimwe bavuga ngo tubonye Imana. urakoze turagushimiye, urakoze turagushimiye, urakoze turagushimiye, uhabwe icyubahiro, amahanga yose agushimiye, indimi zose indimi zose zivuga kuri umwami, kandi ukomeye, kandi ugira neza, icyoro ni kibi cyawe, ibihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Nakire gukora kwa Kristo. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Twinjiye mu ijambo ry'Imana
ryo kwizera mbafitiye inkuru nziza ivuga ngo wemerewe kubyina mbere y'umuziki hagati mu masezerano wemerewe kubyina mbere y'umuziki nakuze bavuga ngo umuntu ngo ari kubyina mbere y'umuziki babipinga naje kubabwira ko murabyemerewe barabyemerewe no kubereka ko hari ibintu byinshi babuzwa no kutabyina mbere y'umuziki reka manze nsome ku mazi soma ku mazi pe nze numva ukuntu tugiye kubyina mbere y'umuziki tugiye gukata umuziki n'aya masengesho tumaze gusenga abantu bari bubyine mbere y'umuziki barabona imbaraga z'Imana ku buzima bwabo niba hariho abantu Imana yemera ni ukubyina mbere y'umuziki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko bayemeye banayizeye ingoma za kabiri mu gice cya 20 kubyina mbere y'umuziki hagati mu isezerano umuziki ukaza ugusangamo watangiye umuziki ukaza kubindi njyana watangiye urepeta melody mbere y'uko umuziki uza hano mu ngoma za kabiri igice cya 20 turasoma umurongo wa 21 reka duhere kuri 20 aho twigeze dusoma kare tumanuke tugere hepfo gatoya haravuga ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo basohoka bajya mu butayu bw'Itekowa bagisohoka Yehoshafati arahagarara avuga ati ni mu nyumve yemwe bayuda namwe abatuye Yerusalemu mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza twongere tubibutse ko turi hano nk'abahanuzi b'Uwiteka nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka yamaze kwizera intsinzi Imana yavuze gutsinda we ntashyizeho gucura intwaro ntashyizeho gutegura ibiki waravuze ni muririmbe ni mubyine ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaza Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose ngo batangiye kuririmba kubyina mbere y'umuziki ngo batangiye babyinnye umuziki utaraza baririmbye umwanzi ataraba babyina umwanzi ataratsindwa ngo bagitangira kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa Imana yacu ihabwe icyubahiro iri ni ijambo rivuga ngo kubyina mbere y'umuziki umuziki ukaza ugusangamo kubera icyizere wagiriye Imana uyu muco wo kubyina mbere y'umuziki ukorwa n'umuntu wamaze kugirira Imana icyizere ko iri mu kazi ni wa muntu wizeye ko ifi iri buze akarika amazi ifite arahagera ndabizi ifu ndayibona reka narika amazi utizeye ko ari bubone ifu arindira kwarika amazi ifu yaje kandi mu kwarika amazi ifite araza harimo imbaraga zishobora guhamagara ifu n'ubwo itari kuza mwirimo amazi yatangiye kubira nayo ubwayo aravuga kubira kw'amazi bihamagara ifu mu gihe uwagize ubunebwe akagira ubute ntiyarika amazi wowe ufite amakara ufite n'amazi n'isafuriya icyo ubura n'ifu wabanje ibihari tegura ibihari bihamagare ibidahari uyu mugabo yitwa Yehoshafati yaje kugabwaho igitero n'Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri abo ku musozi Seyiri Bibiliya ivuga ko ari bene wabo bakomoka mu mafamiye yo kwa Esawu mu gihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa bajya i Kanani bageze kuri iri tsinda ry'abo ku musozi Seyiri Imana irababwira ngo ntimubakoreho ni bene wanyu
babacaho ntibabarwanya. ndashaka kubereka ko ushobora gutungurwa no guterwa n'uwo wagiriye neza. birashoboka cyane. uwo warokoye akakwataka, uwo wagiriye neza akakwataka. babanyuraho ntibagira icyo babatwara. Yehoshafati bari mu gihugu baza gutungurwa no kubona babagabyeho igitero, harimo n'ababandi Imana yababwiye ngo ntimubakoreho. yego mu isengesho Yehoshafati yasenze hari harimo isengesho rivuga ngo, isengesho nakunze cyane. yego hari harimo isengesho icyambere ryo kwibutsa Imana icyo yavuze ku buzima bwabo. Haleluya. abwira Imana, arayibwira atari ku bundi si we wavuze ngo niduterwa n'ababisha bacu tuzaguhamagare. ni nko kubwira Imana ngo ibyo tugiye kugusaba nawe ubwawe watwemereye, warabivuze. wavuze ko tugomba kuzakubwira ko twatewe. none si we wavuze ko niduterwa tuzakubwira ukadutabara. iri baryita isengesho ryo kwibutsa Imana ibyo yivugiye. si we wavuze ko ntazakorwa n'isoni, si we wavuze ko inzara itazanyica, si we wavuze ko ntazapfa ntabyaye. none dore si we wabivuze se, si we wabivuze. none dore nikabaye se warabyivugiye. iri baryita isengesho ryo kwibutsa Imana, niryo ryarindi Yesaya yavuze muri 62 6-7 aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka Imana ntimugahweme ntimukamuturize. burya nuko umwibutsa ibyo yivugiye. si wowe wavuze gutya kuzadutabara. yego ararisenga ashyiramo n'akandi kavuga ngo none Mana ejo bundi basogokuru bava mu Egiputa ntiwababujije kurimbura abo ku musozi Seyiri ngo ni bene wabo, none nabo dore baraduteye. none wakemera ko batugirira nabi kuri uru rwego? yego se hari isengesho umuntu asenga, hari ingingo umuntu arambikamo, hari ingingo umuntu ashyiramo, ukumva yize ubwavoka, ukumva yize amategeko, ukumva yize amategeko. kuri iki gicaniro haleluya Imana umwuka wera wa wundi yaduhaye Kristo aravuga ngo azajya nabafasha gusenga. yego abigishe kugira isengesho ririmo ingingo zitasubizwa inyuma n'umucamanza. yego ingingo yakakira akakurenganura, ingingo yakakira kumva ibyawe, ingingo umugenza cyaha atabona icyo arenzaho, atabona icyo arenzaho. ngo amare gusenga iri mu ijuru inyura mu muhanuzi, inyura muri Mariyoneri, inyura muri Alfred Misago. yego arahanura. yego abwira Yehoshafati aramubwira ngo urugamba si urwanyu, yego urugamba ni urw'Uwiteka. haleluya. Yehoshafati ati nako nashakaga ako karahagije ku muntu wizera. ubu yamaze kubona ko ibi bihagije ineza y'Imana imuriho. twatangiye no muri komenti hari ababyamaze kubyakira, bari kwandika bavuga bati iki nicyo gihe iherezo ry'akaga nari mfite ryageze. babyinnye mbere y'umuziki. kubivuze uri mu murongo neza, wabyinnye imbere y'umuziki rwose. Yehoshafati ubwo ngize amahirwe umuhanuzi akaba hanuye, ateranya Abayuda n'ab'i Yerusalemu aramabwira ngo ni mu nyumve yemwe Bisiraheli namwe Bayuda. yego umuhanuzi amaze guhanura. haleluya. aha agaciro umuhanuzi. ubwo umuhanuzi amaze guhanura ni mwizere Imana mubone kubaho, mwizere n'ijambo rivuye mu kanwa k'umuhanuzi mubone kugubwa neza. Yehoshafati kuko yamaze gushyikira icyo Imana ivuze, yego atangije gahunda yo kuvuga ngo aho bigeze nta bindi ni mu byina intsinzi, ni munshakira umutwe w'abaririmbyi kabisa. ategura gahunda yo kubyina mbere y'umuziki. haleluya. ashyizeho itsinda ryo kubyina mbere y'umuziki n'abanzi bagihari. haleluya. karame abanzi bagihari, imbunda bakizitunga mu gihugu, mu rugerero rwabo bameze batyo. abyina ko yabatsinze, dore ijambo rero ry'umwaka ngo bagitangira guhimbaza Imana. haleluya. ngo marayika w'Uwiteka aca igikuba mu banzi babo. ako kantu aca igikuba bitewe no kubyina mbere y'umuziki. muri iki gicaniro muri aka kanya igikuba n'igicike. ndakumva mu bibabaje ubuzima bw'abantu, igikuba n'igicike. mu banzi banyu igikuba n'igicike. mu bakonikoni. turi ku ijambo ryitwa kubyina mbere
y'umuziki. Imana ikabona kwizera wagize kwa kubyina mbere y'umuziki bikihutisha ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yego. Tuguhanuriye ko ukwiye gushaka nawe byakubera. Yego. Kuki utashaka se? Yegora. Kuki utashaka? Nyine Imana yarakuremye iguha ingingo zose. Yego. N'urugingo rukora akazi k'abakurura rufite. Urabuzwa n'iki gushaka? Turaca igikuba ku muntu wihisha inyuma y'icyo kibazo. Nta kosa ufite ubyinnye mbere y'umuziki ukajya gusuraho imyenda y'abageni ikodeshwa. Ukabyina mbere y'umuziki ugashaka ukabutanza avance. Kandi nta kosa ufite. Ubwo bajya kugura imyenda y'impinja n'abafite isezerano ryo kubyara. Cyane rwose. Mu bubyine. Ni mu byine mbere bitwaye siki. Barimo bararirimba ababisha bakiri hariya. Umwanzi wabo aracyahara ariko bashyizeho umutwe wo kugira gute wo kuririmba. Ariko iri jambo ndi kandi ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko unezerewe n'ukwiye kuririmba. Ubusaba ari umubabaro bagifite se? Byarangiye buzuwe n'umunezero. Umuhanuzi yahanuye. Ubwo umuhanuzi yahanuye mwaririmba. Mucurishe kontake imodoka zizaza. Mwacurishije kontake. Umuhanuzi wacurishije kontake ku imodoka zigiye kuza. Yegora. Imana ikanabona ko wabyinnye mbere y'umuziki. Erega buriya Imana ntabwo ikorana n'abantu bitwa ngo nzabibara mbibonye. Banzabibara mbibonye ntabwo Imana ikorana nabo. Nzabyemera ngezeyo. Abadukurikiye mbibutse ko banzabimbara mbibonye bahura n'ingaruka zo kubirebesha amaso ntibabirye. Nuko i Samariya hateye inzara kugera ku rwego abantu barya abana. Iyi nzara yari ikomeye. Mu kiraka rya mahurunguru yino. Impamvu Bibiliya ya makuru yasize mu nkunda Bibiliya nta banga igira. Nta banga igira, ibintu byose barabivuga. Yarabivuze. Impamvu izi nkuru nazo zirimo ni ukugira abantu bagere ku rwego rwo kumva ko nta hantu habi haba Imana itakura abantu. Imana ishobora gutanga ibyo kurya byinshi abantu bari bageze ku rwego barya abantu. Nta hantu habi Imana itakura abantu. Ndashaka kugaruka kuri nzabibara mbibonye wagaragaye muri ubu buhanuzi bwa Elisa. Gajo nk'eke gihe. Elisa arahanura tejo nk'iki gihe. Irembo ry'Isamariya. Ibyo kurya biragura makeya. Ndengo yifiragura shekeremo. Aho ni naho nakwiye rya jambo rivuga ngo ni nk'uwahanura ko mu Rwanda isukari izagura 100. Abapfa batayinyoye ni benshi. Yego. Bavuga bata namwe murakabije. Irava ku 8 ijya ku 100. Mujye muvuga ibyo mureke ibindi. Nari ndimo mvuga nti hari abasetse wa mutwara umwami yegamiraga ngo yarapingaga. Namwe bamwe mwabipinga. Nino barahari. Nino barahari. Nzabibara mbibonye ataha nuko amadirisha y'ijuru yakinguka. Ngo ariko nayo yarakabije. Yarakabije. Yararengereye. Uretse ko nubwo yarengereye hari icyo bita ubuhanuzi bw'inzara. Yego. Elisa hanuye ubuhanuzi bw'imbaraga kuko ari mu mwuka wera w'Imana. Uyu mushonji ahanura ubuhanuzi bw'inzara kuko ashonje cyane. Afite inzara nyinshi. Kuko iyo umuntu ashonje cyane agera ku rwego rwo kumva ko niyo wamuha isafuriya y'ibiryo atahaga. Kandi wamugaburira ukabona n'isahani ntayimaze. Ni ubuhanuzi bw'inzara. Cyane ko inzara nimbi ku rwego abantu bose tabumvisha ku rwego rumwe. Yego. Iyi nzara ije igenda ishobora abantu bitewe n'imbaraga abantu bafite. Hari uyumva ku munsi umwe, hari uyumva ku munsi wa kabiri, hari uyumva ku wa gatatu. Buriya hari wahanyanyaza akayumva ku munsi wa 7. Akaba ari bw'umutsi wanyu umucika ariko yaragikomeye. Ntabwo rero abantu bose bumva kimwe inzara. Birashoboka ko wenda yayumvise cyane agera ku rwego atakaza ibyiringiro. Imugera mu bwonko agera ahantu abona ko nta cyashoboka mu buzima buhinduke. Abo turi kumwe muri uyu mwanya
turagira tubabwire ko nta hantu hakomeye Imana itakura umuntu. Haleluya. Noneho banzabibara mbibonye amaze kupinga avuze ko bitazashoboka. Elisa amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo kubaho bizaba, kuko gupinga kwawe siko gutuma Imana itari bukore, kandi igihe cyo gukora k'Uwiteka cyageze. Hari igihe abantu bajya bagira ngo igihe cyose umuntu apinze bisubiza gahunda y'Imana inyuma. Ntabwo biyisubiza inyuma, irakora ahubwo wowe bikakwica. Irakora bikagutsikamira kuko utigeze ubyizera. Irabiguha bikaguca mu mazuru kuko utigeze ubyizera. Iguha imodoka ikaguhirika kuko utigeze wizera ko yayiguha. Iguha inzu ukayiririramo kuko utigeze wizera ko yayiguha. Imana irashaka ko ibyayo mubitegereza mufite kwizera, mukabyakirana ibiganza bifite kugira gute kwizera. Nibwo muzabiryana ibyishimo n'umunezero. Yabirebesheje amaso ntiyabirya. Inshuti zacu, turi ku ijambo ryitwa kubyina mbere y'iki y'umuziki. Iyo ubyinnye mbere y'umuziki ugaragaje kwizera kuri hejuru cyane, kwatangaza abakureba bakavuga bati nukuri uyu muntu arizera. Aguze rakerete yo gukoropa inzu kandi nta sima irimo, nta sima, nta makara nta n'amakara arazamo. Aguza mashini n'amakaye, ishuri ritaraboneka, ataramenya niba azatsinda. Ibi ngibi abikoranye kugira gute kwizera. Aguza imodoka ataramenya niba na perime azayibona. Abyinnye mbere y'umuziki abikoranye kwizera. Uyu muntu yubatse ikiraro atarabona inka. Umuntu arabyutse mu gitondo, Imana iravuze ko igiye kumpa inka, ikindi ndindiriye niki? Ayo kubaka ikiraro ngize gute ndayafite. Nzabibara mbibonye. Waravuga ati oya ntawamenye, wabona itayimpaye ati inkwano mbere kamenye nishoye, uramenye sinizeye ko bazanyemera. Ntabyo nizeye inkwano reka nishoye, ntabyo nizeye banyiguzamo ibishembo. Inshuti zacu, turi ku ijambo ryitwa ngo kubyina mbere y'umuziki, kuko amaze kwakira iby'Imana yagize gute yavuze. Muri iki gicaniro tuhakiriye ubuhanuzi bukomeye. Amina. Tuhakiriye ubuhanuzi bwo kubohoka muri karande. Amina. Byina mbere y'umuziki wereka Imana ko wamaze kubohoka. Nibyo. Marayika azakora akazi gasigaye. Marayika ntaze kuza gukora akazi ko kuza no kubanza guhindura imyumvire yawe ngo bishyikire. Wowe hinduka. Marayika kore ako kugukuriraho bya bindi, ariko wowe ako guhinduka kagira imbere y'igihe. Kuki marayika wamuha akazi ko kubanza guhindura imyumvire yo kugira ngo bishyikire? Bishyikire mbere, marayika ze gukora akazi mbere yuko, nyuma yuko wamaze guhindura imyumvire. Turi ku ijambo ryitwa kubyina mbere y'iki y'umuziki. Kwakira igitangaza kitaraza. Kwakira igitangaza kitaraza. Mu nyigisho yitwa ubumenyi ku masezerano nananditseho igitabo. Iyo twigisha ikintu cyitwa isezerano, isezerano niwo mutungo buriya wimukanwa uruta iyindi umuntu agira. Buriya mu mitungo yose yimukanwa, isezerano riri mu mitungo ya mbere kuko isezerano nturisiga. Ujya muri gereza ukajyayo urijyanye, ujya mu burwayi ukajya mu burwayi ujyanye isezerano, ujya mu rugendo ukagenda ujyanye isezerano. Niyo mpamvu Yosefu muri gereza ntabwo yafunzwe ukubiri n'isezerano. Yosefu yafunganywe n'isezerano. Noneho imbaraga z'isezerano nizo zamukuye hahandi muri gereza, kuko ntiyafunzwe ukubiri n'isezerano. Mu nyigisho rero y'amasezerano, iyo umuntu yamaze kwizera icyo Imana imubwiye, kuko kuvuga kw'Imana kungana no gukora. Dusaba abantu gukora repetisiyo y'icyo Imana ivuze mbere yuko kizasohora. Ndafashijwe. Kuko iteka ryose iyo uzi kuzaririmba indirimbo ntuyirepete, urya iminwa imbere y'abantu iyo ugiye kuyiririmba. Niyo mpamvu habaho icyo bita repetisiyo. Ubuzima bwose witegura kwinjiramo
ubukorera repetition mbere yuko uzabwinjiramo. Ni iki gituma umuntu yakira amafaranga akabaho nabi kandi ayagira? Ntiyigeze akora imyitozo mbere yuko ya mafaranga azaza. Noneho amafaranga aje amera nka ya nkoko yaziritswe igihe kinini. Inkoko iyo yaziritswe igihe kinini kubera igihe cy'imyaka ngo itajya kona, iyo igihe cy'imyaka kirangiye bikaba ngombwa kwirekurwa, iguma igahagarara aho iri, ntabwo ihava. Niko bigenda. Ninjye narabibonye cyane, narabibonye. Ubwonko bwakira kwibaho ngaho, ikagira ngo iracyari mu kiziriko kandi barayirekuye. Dufite n'abantu rero batakoze repetition mbere, ubutunzi buje bagira ngo iracyari ku kiziriko cy'ubusa. Yego, ngo bakire bakumvashwe. Uzababwirwa niki? Arajya guhaha inyanya akareba izamaze kuba ibiponde, ngo izamakeya kandi afite ubutunzi. Aracyari ku kiziriko. Arajya kugura intoryi akareba izahiye, ngo nizo bafunze nyinshi. Arajya kugura igitoki akareba icyasigaye inyuma, kuko nicyo cyamaze gutakaza ibiro ku munzani, haraza kujyaho ntabwo imureba. Yakuwe ku kiziriko ariko azi ko akikiriho. Arajya kugura umwenda akareba kandi kamake cyane. Yego, kamake cyane kugira ngo ajye asimburana. Yavuye ku kiziriko ariko aracyahagaze hahandi yazirikiwe. Ijambo rirakaze. Yavuye mu cyiciro cy'ubudehe ntiyahinduza mu mpapuro ngo bahindure, bakomeza kumuhamagarira muri cya cyiciro arimo. Nicyo yagumyemo. Imitekerereze ye ni hahandi ikiri. Ntabwo yigeze abyina mbere y'umuziki ngo akore repetition mbere yuko bya bindi bizaza. Inshuti zacu, asure supermarket hakiri kare. Imana ivuze ko uzarya neza. Sura amasoko abamwe ibyo kurya byiza. Jya abakire bahahira. Amafaranga nazo umenya inzira uzanyura. Jya ahantu abakire bahahira, umenye n'amazina y'ibyo bahaha. Ibyo umuntu adahaha ntabazi n'amazina yabyo. Biramugora kenshi. Ntumenye n'icyo bikora. Ntabwo ukimenya. Utazashyira mayoneze mu mugati. Mu mukati. Kandi umugati ujyamo bureba. Fire. Noneho rero izo geste zose nukubyiga mbere yuko biza, ndabyumva. Kimenyetso cyo kubyina mbere y'umuziki. Uyu munsi turagusengera. Wari umudiyabete, nywa gasukari gake, tangirira kuri gake kubera kwizera. Nywa gake cyane, gakeye, wumve ese byakoze. None surabwirwa n'iki ko byakoze kandi utabisuzuma. Kanywe wipime. Ubundi wipime. Kanywe ni wipime. Yego. None numara kukanywa wipime, urabwirwa n'iki se ko byakoze? Wamenya ko umunyu wagiye mu biryo utariye gakeya. Yegora. Ngo wumve mu by'ukuri. Yego. Nimukora ibimenyetso bigaragaza ko mwagira Imana icyizere cyuko Imana yahagurutse gukora. Niba Imana ihagurutse gutabara, nimukore geste zigaragariza Imana ko mwakiriye. Yego. Mwashyikiriye. Twamaze kwizera yuko iby'Imana depoza. Yego. Tugusengeye dukura diplome muri mari. Yego se. Tuyikuje mu kabati. Depo reba ko bikora. Wari waramaze gucika intege. Yego. Wari usigaye ubona aho kwa praying ukavuga uti ndarwana n'iki. Igihe na prayingiye n'ubundi ndi kurwana n'iki. Yego. Ikigeragezo cyazengereje umuntu igihe kinini kimugeza ku rwego apinga n'ibyo abwiwe. Ubu uyu munsi hari umuntu utakakira ineza y'Imana muri iki gicaniro kubera ko ikigeragezo cyamugejeje ahantu ku rwego yumva ko nta muhanuzi muzima ugihari. Yabaye deforme. Yarangiritse. Ariko garuka. Yego. Mu izina rya Yesu garuka. Haleluya.
garuka mu izina rya Yesu. garuka Intekerezo zawe nizongere zigaruke. nibyo Ongera winjire mu kirere cyo kwakira kumva ko Imana yacu ishoboye. Garuka mu kirere cyakira. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo ntanze itangazo rivuga ngo ubwo Imana ivuze kwihagurutse gukora nimukore geste zigaragariza ko mubyinnye mbere y'umuziki, ko mwumvise ikivuze. Ahasigaye marayika aturuka inyuma acicyuho mu byabarwanyaga, acicyuho mu byabahigaga, acicyuho mu byabananizaga, acicyuho mu byazinze diplome zanyu, acicyuho mu bituma utabona perimi. Izina rya Yesu Kristo nacicyuho. Yego. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ndagira ngo uze kongera unyuzemo amaso gatoya mu nshuti n'abavandimwe turebe niba bari kwakira ubuhanuzi bw'Imana. Bari kwakira abafashijwe hano ibintu byacitse, hari wateye haleluya hano zigeze nko kuri 30. Nyinshi rwose. Yego. Nkunda Amahoro aravuze ati inzira bizera baciyemo bakambuka niyo batizera bapfiriyemo. Uyu nawe yavuze ati batakaza imbaraga zo kuturwanya. Nukuri. Yavuze ati niko bimeze, gahunda nukubyina umuziki utaratangira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu nawe yateye haleluya ntazi umubare wazo. Uyu yavuze ngo ndabyizeye ukuntu kubyina mbere y'umuziki mfite umpagarikiye ubundi nkabyina nisanzuye. Uyu nawe yavuze ngo na nyuma ze rirakora. Uyu yateye haleluya mina nyinshi. Uyu yavuze ngo ngo akantu ko kwimenyereza. Uyu nawe yavuze ngo ndacyaziritse. Yavuze ngo igikuba n'igicike mu banzi banjye mu izina rya Yesu aka kanya. Undi yaravuze ati buriya ibirimo byinshi. Yavuze ati ndakumva n'ukuri pe. Undi yavuze ati yego pe. Yavuze ati Imana idukirize amarangamutima yacu yahahamutse n'ayatakaje kwizera. Yavuze ati mbega ijambo yafashijwe pe. Abandi bateye haleluya, hari umuntu uri Nairobi bateye haleluya zuzuye telefone. Undi naravuze ati ndabyakire mu izina rya Yesu. Undi ati Imana iri joro nshira icyuho mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ati yavuze ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Undi yavuze ati turahari. Nibyo. Uyu nawe yavuze ngo akazi ndakabonye ndagatangira vuba. Haleluya haleluya. Uyu nawe yavuze ngo amena. Yavuze ngo nadepoje henshi. Ati nturi kuva n'ukuri pe. Uyu yavuze ngo urakoze cyane mushumba. Uyu naravuze ati gikuba n'igicike mbohoke mu izina rya Yesu. Ikintu cyo kwica ibyuho cyafashije abantu benshi ariko nanjye ndafashijwe. Ikintu cyo kubyina mbere y'umuziki ndabibona ko umuntu akwiye kujya kugura mariniyeri mbere yuko asama cyane rwose. Ijambo ndaryumvise mbere yo ugomba kubona yitunze, sinzi n'impamvu utayigira. Ese koko kuki utagira mariniyeri kandi uri umukandida wo gusama? Yegora rwose nukuri. Mwipima udutimba niba twita cyane mbere y'umuziki mutanga amavansi cyane babandike mu gitabo cyane. Ndafashijwe kubyina mbere y'umuziki. Mbere y'umuziki kuki utajya mu Kagera kubazi ko imodoka zigura cyashya ngo umenye ngo iyo nkundi iguraye yasohotse igihe iki niki. Kuki utamenya igihe zasohokeye? Ikintu cyo kubyina mbere y'umuziki uranyishe. Kuki Imana ikubwira kuzagira ikigo cy'ishuri ntujye kwicarana ibyangombwa, ntujye muri ministeri ngo utangire cyane ibyangombwa umwanya wo kubaka utaraboneka. Ese kuki utabyina mbere y'umuziki ngo utangire umenye aho costume z'umbe 350 zigurirwa? Umenye nuko batumiza ibintu kuri Amazon. Tangira umenye ngo se bakomana ndagute kuri Amazon ikintu kikakugeraho mu Rwanda wicaye kuri aya masoko ya online. Akantu ko kubyina mbere y'umuziki kumva utazi aho umugati wa mbere utekerwa ngo umunsi wayabonye umenye ngo nzajya ndya umugati. Kuki umwana kubwira ngo umwana wawe aziga ukaba utazi ikigo ahita umujyanaho
kumva uzamujyana mu cyo wo kwa runaka runaka. reba icyadanje utangire ujye kwaka rwa rupapuro rw'ababyeyi mumpe urupapuro rw'ahangaha rw'ibisabwa kugira ngo umwana iri jambo ryo kubyina mbere y'umuziki riranyishe. buriya mu ngaruka zo kutabyina mbere y'umuziki harimo nuko ushobora kwinjira muri bya bitangaza by'Imana bakanakwiba kuko nta makuru bifitemo ibyo bintu. hari abantu benshi bariganywa kuko ibyo binjiyemo nta makuru babifitemo. uzi umuntu utangiye kubaka inzu ubuzima bwe bwose atarigeze amenya ngo ikaro rigura ngahe isigurirwa hehe najya ku ruganda akantu kose baramurya amabati ya dimaka akantu kose baramurya kuko ni mu gicuku umufundi aramubwira ngo dukeneye iki kandi kigura yakira Devi iki gikoni cyo mu nzu nayo akira ntiwagiye aho bibera ntuzi intebe za mbere izarizo ugiye kugura ibipirate yewe data we uzi umuntu utarabyinnye mbere y'umuziki iyo agiye kubaka inzu atarabanjije gushushanya mbere y'uko azayubaka yubaka inzu idafite formire idafite n'amakositara nigeze ashaka umwenjeniyeri icyo wakoze ubutunzi bumuguyeho ari kuri pressure yo kuvuga ngo butancika ntubatse atagenda agasiga ntubatse akampomberaho kuko ntagira aho yigeze ashushanya ubu ngira igishushanyo cy'inzu nzubaka kimaranye imyaka irenga 10 n'ingahe ariko ntiwumva nkako ndagifite nejo nari ndi kukireba aho ndi kureba ibyangombwa nashaka kujyana mu buyobozi kiba mu byangombwa bihenze mu byangombwa ngira bihenze abamo n'igishushanyo cy'inzu nzubaka ariko uzukumeza nka paparone uriya no mu byangombwa ngira bihenze kibamo kibikanye n'ibyangombwa bihenze umuntu ucuruza amapochette wagiye gucurisha kontake y'imodoka za danje agendana cyane rwose none rero urumva hari ingaruka nyinshi abantu bahura nazo zuko batigeze babyina mbere y'umuziki kutamenya kurya neza kandi ubuzima bwahindutse ugasanga urya nabi urakivuza amagufa akivunguka urakivuza ubuyoka zirarara zihuma burarara buhuma uramenya gukoresha umuhotereri wabyize uracyakoresha b'icumi baza bajojoba umwanda abana bahora n'inzoka abana bawe bahora n'inzoka kandi ubuzima bwarahindutse imibereho yaraje uracyarya umuceri wa makeya kandi ubuzima bwaraje izo zose ni ingaruka abantu nta repetition bakoze bagiye kuri tere gusohora indirimbo ariko batigeze barepeta abantu bari kubacisha mu ijisho acyambara za nkweto zitwa imbwa guhembwa miliyoni ngo hahandi usanga umuntu yahindutse iciro ry'umugani yarakiza yibagirwa gukinga nubwo yakiza ariko nindushye hari n'ababita ngo ni nyirabuheri yarakiza ariko ngo ni nyirabuheri ngo nimbyiro ngo uretse imbyiro ngo nta kindi kimuvaho yego ugasanga umuntu w'umukirara cyafite amenyo y'umuhondo ntazi aho bogesha amenyo ugasanga abana be bodabodi irahengamye mudamu arakiza ari muri benzi ariko ntaramenya gucisha inzara aracyabikata nk'ibyo kwa nyirakuru nk'ibyatsi by'amatungo kagira ngo yacimuje cya cyuma gihata ibirayi najoro aracyakatisha inzara najoro ingaruka zo kutabyina mbere y'umuziki ukore repetition y'icyo ugiye agasaro ngo ahindure umusatsi koko ni mwitoze ni murepete ni mukorere ntasa n'amafaranga afite yanze kurepeta uzi ko biriya bintu Imana inabihanira biriya bintu Imana ibihanira abantu ibihanira abantu ubundi hari n'imyumvire ituruka kuri Satani abantu bakagira ngo iturutse ku Mana ngo nukwicisha bugufi ngo nukwicisha bugufi ngo Imana yaravuze ngo duce bugufi kwirebera mu cy'Imana ivuze ukakigendera ugasa nacyo nta hantu bihuriye no kwishyira ahubwo cyamucishije bugufi ntaho bihuriye no kwishyira hejuru yego kuko mu bintu bishobora gutukisha izina ry'Imana mu banyamahanga harimo no kudasa n'uko Imana yakugize kuko mu bintu biha Imana icyubahiro harimo n'ababona impinduka ku buzima bwawe batari bazi hari ubuzima bari bakuzimo hari ubundi bakubonamo bahereje Imana icyubahiro umwaka ushize nagusuye utabona na mukaruma yego none ndagusuye
ikawa irahari, ibintu byose birahari, sindi buha Imana icyubahiro. Yego. Nintanakiha ku mugaragaro, ntakiha mu mutima. Yego. None niba naragusuye umwaka ushize nta kumeze, yego, nkaba nifitiye amakuru bwanjye ko hari ibyo Imana yakoze, hari ukumeze, none ndagusuye, umpaye ya majyane ya kera, umpaye ya majyane ya kera, umpaye muri cya gikombe cya rero nanazirana nayo. Buriya nzirana n'amajyane, amajyane ubundi asuzuma uburozi, buriya asuzuma uburozi, buriya nzirana nayo, buriya byaruta iyo mwiboneye nk'imyenya, nkabona nka mucayicayi, tangawize byaruta, ariko ari amajyane, yo ari amajyane ni mabi, yica amenyo. None ubuzima bwarahindutse, aracyanywera mu gikombe cya miramine, aracyarira ku isahani ya miramine, wavuze ko aracyarya bitenga amateye ntaza hameze ho kuriraho. Hari n'abafata isahani, aka kantu umwuka arakanyibukije. Hari abantu babitse amasahani wagira ngo bazariraho mu mva barapfuye. Hari umuntu wakoze ubukwe, ubu maze imyaka 6 irenga akoze ubukwe, atararira ku isahani yatahanye ngo azajya yirira hari uko abashyitsi baje. Munyumvire, mwumva ukuntu dayimoni zitera, none zasane zivuye kuri sigisi, ararira kuri parastike, ngo izindi ni iz'abashyitsi, matasi n'abashyitsi, umushyitsi ukuruta masorori n'abashyitsi, n'ay'abashyitsi. Izina rya Yesu. Koko mu by'ukuri kugera ku rwego izo sahani zitaye n'agaciro, haje izindi zitaririweho, n'uyu gusanganya araguseka ngo yazibikiye ngo abashyitsi, akabaze mu bashira isoni. Ibi bintu birababaje. Turimo turaganira ijambo ry'Imana, ariko tunahugurana. Yego pe, kubana kwabo kwiza barahugurana. Agakiza gatera umuntu gusirimuka, buriya ntibakababeshye. Agakiza nikataguha gusirimuka, kazaba katarabafura muri wowe, nebyo kazaba kakiri amazi yo mu bugomba mbari. Ego, uzaba ugicagase, amazi azaba atarakugera mu mwuzuro, hahandi agukosora ngo agukureho ubuntu bwose bwo hirya iriya. Ako gakiza katagusirimuye, katagukura ku mpeta ya magana na Nyabugogo ngo wambare zahabu, koko mu by'ukuri ucyambaye imiringi zirika imbwa, utarambara zahabu, kandi ngo warakijijwe. Noneho by'umwihariko Imana iguha n'umugisha, yewe data we, Imana iguhaye agakiza, iguhaye n'umugisha. None uwo mugisha kuki udasa nawo, kuki udasa nabyo mu buzima bwawe bwo gufasha. Wabayeho ufashisha abantu 500, yego, kuko niyo buzima wari ufite. Yego, wakoreraga umushahara 50,000, yego, ukwifashishijeho muhaye 500. Uyu munsi Imana yazamuye umushahara, uracyari wo gutanga 500, uracyatura senyisi, uracyatanga senyisi, uracyatura 500 koko. Ubuzima bwawe uracyatura Imana ubutindi bwa kera wahoranye, nibwo ugitura Imana, nibwo ugiha Imana. Nshuti zacu, impinduka zizanywe n'ijuru zigendana n'impinduka zo mu bitekerezo, ariko agera no mu nsengero nazo zigitunze ibintu bya kera, ibigoma byaboze, mikrofone zitagezweho, kandi zarateye. Buriya ntuzi ikincumuza kurusha ibindi, nuduturisho wagira ngo nudukono two mu batindi. Hari ahantu ugera ukahasanga uduturisho, utuntu tw'utubahu bagegenye twa kera, tumeze nk'utubika imiti yo mu bapfumu, dushinze ku kantu k'agati nako kari kudagazwa nk'akarwaye rubangi impande, utambutse kawe ubundi uturasa nako kari kudagazwa kakarwaye rubangi impande, kandi ngo kaje ngo kwakira amafaranga. Nako mwatangiranye icyumba, none mugeze mu makaro, utwo turacyahari, bwa buracyahari, turiya tuntu bwa bugitari n'ubusete bwa buracyahari. Uzi ko karandi igenda igafata n'isengero, sinari nzi ko n'urusengero rurwara karandi. Ese nurabona abacumba bicara ku butebe bwo muri hoteli, nari nzi ko karande zigira abantu, sinari nzi ko n'urusengero rugira karande. Nurabona ko hari aho bakicara kuri bwa butebe bwo mu muri resitora, bwa butebe bwo muri resitora, ku gatuti,
ugasanga nibwo bicayeho nta rurabyo bagifite bwa rurabyo buhunguka bwabundi bwakonje bagifite bwa bututi bw'imbaho buhunguka ako karande we. Iki ni ikibazo gikomeye abantu nimureke duhindukane yego n'iby'Imana ikora. Imana nihindura ubuzima bwawe. Umuntu yararaga ku mashuka adafatika abadukurura yimbehije agakurura ngo atwikire umutwe ku maguru tuvaho yagiye gutwikira ibirenge ku mutwe tuvaho. Niba ubuzima buhindutse wahinduye n'ubushuka ugahindura aho urara yegora ukarara ahantu heza hagendanye n'uko Imana ihinduye ubuzima. Cyaryama kuri cya gitanda akoreho ubukwe n'ubutunze benzi uko hari ibyumba twinjiramo by'abantu bari mu etaje batunze benze tugiye kubasengera bagize ibibazo muri ibyo byumba wareba igitanda ryamaho ukavuga uti birabaje kavuga saba abantu ba ni umupfumu wababwiye ngo nimuzakiveho. Umupfumu iki kintu ko kidasa nuko basana naho giteretse kumbaho ku gitanda cy'imizono bari utwara benzi uba muri etaje yawe mu makaro kweri n'ibikweto mutajugunya byashaje n'ibyenda byacuye n'ibisafuriya bisudiriye ukugundira ibintu bidafite agaciro yego niko bikumira iby'agaciro kwinjira. Yego ntushobora gusuka amazi mu ijerekani ikiri mwandi bisaba ngo usuke yandu yakuremo andabona ahajye. Yego ukugundira ibidafite agaciro niko iby'agaciro bizaburaho byinjirira. Nibyo kuki abantu badasohora imyanda mu gihe habonetse ibyiza bibonaho bitura. Nimba ugifite imyenda itakigukwira ngurindiriye ngo kuzananuka ngo niva kukirira inzananuka ari kwitega iminsi yo kunanuka ze afite konfikasiyo yo kunanuka azitaba mu mwaka utaha ngo uyu mwenda ngo hari igihe ngo uzongera ukagerwaho ngo mbona ibintu byongera bikagerwaho muracyatindikiye ntimwakwereza no mu byaro ngo bambare ngo biyambare cyambara izo nguti i Kigali. Iki ni ikibazo gikomeye. Oya ko umusirimu kigira umwenda wo gukorana ngo nzanira wa mwenda wanjye wo gukorana iyo none karande umwenda wo gukorana umuntu agira umwenda wo gukorana n'uwo kurimba. Nanjye byaranyobeye pe umwenda wo gukorana n'uwo kurimba. Nanjye mbaze nkubaze umuntu agira isura yihariye yo ku cyumweru atagira indi minsi. Yego ugasanga umuntu agira uko asa ku cyumweru ariko indi minsi ntiwamubona niyo sura. Ngurambara neza ku cyumweru uhora wambaye nabi kandi umurozi wakuroza umwaka umuhora imbere uramuha intsinzi ko yagushoboye. Ahubwo ukwiye kwambara neza buri munsi ugiye no mu gikoni guteka kugira ngo n'umurozi nimbari yarabishoboye avuga ati narahushije burya ubumunogonoye bumwe uharahoje. Buriya mu makuru y'ubutasi abarozi bagira habamo no guhora babaza ngo ese mumeze mutera kabazi gutata nta wagiye kwa nta muntu muri bazima no mu rugo n'abana ni bazima no mu rugo nta mahoro se n'abana ni bazima. Ubwo ni ubutasi bw'abarozi waramutse numubwira ko hari waryamye utari kuva mu nzara umuturi gukora ubwo babwita ubutasi bw'abarozi. Mu butasi bwabo rero ariko ko mbona uri kunanuka wabaye ukiva mute nararwaye iminsi ibintu binjya mu nda umuturi gukora akaba nijya kurangira umuti rero bwabo habamo n'ubwijisho yego kureba uko ubayeho abona ko ku muti uri gukora impinduka z'ubuzima umugaragariza zigendanye n'ineza y'Imana ziramunogonora akagenda amanika amaboko ukamutsinda utarashe. Nimureke guha urwaha abarozi ngo babyine intsinzi kubera ko mwananiwe kwirebera mu cy'Imana yavuze n'icyo yakoze ngo mubyine mbere y'umuziki. Nimurepete mukore repetition y'iby'Imana igiye gukora ejo bitazabagwa nabi bikabananiza uko mutigeze mubimenya. Yego nukuri. Haleluya ndafashijwe nanjye numva afashijwe ndafashijwe pe iri jambo riramfashije nanjye bya bisabune mu cyoga by'ibyombo umuntu ugisangira isabune n'ibyombo katika arajya koga umwana ari koza ibyombo buyimpaye gatoya banze noge ndahita nigusubiza. Ugiye koga situruwaya mukanyisane barogesha ama infection buriya no mu bigendanye n'isuku buriya ntabwo aba ari isuku
ukuye isabune muri dushe yego uyizanye mu byombo bari bukoreshe mu bigendanye n'amafunguro yego nutitera indwara nyamara uradutera indwara uretse ko nyine habura guhinduka kw'imyumvire hari n'ibintu tunanirwa gukora atari uko binahenze ari kubera ikirere cy'imyumvire cyangiritse yari ya nkoko ikiziritse kandi yarazituwe buriya umuntu kugira isabune hari zino sabune zino zoza ibyombo nta nubwo zinahenda cyane ntizihenda cyane ziranatubuka buriya uguza akajerekani ushobora kugakoresha igihe kinini cyane ushobora kugakoresha igihe kinini ni ukuri uracyarwana no gusiga ku kintu wose za rufuro ukaziharira gufura imyenda kandi gufura imyenda nabwo mumenye ko hari isabune za make mukunda zibamo amazi idacuyisha imyenda umwenda ugacuya hari isabune zo mu mamashini muza mugafurisha mu kanya mugatonyoka intoki kuko mwanze kujya kubyina mbere y'umuziki ngo mujye kwiga ngo isabune ikoreshwa ryari mucitse intoki kuko niwamenye ko isabune ikoreshwa mu mamashini inshuti zacu ni murepete mana yanjye ni mukore repetisiyo yizo muzaririmba nibyo mutazaririmba murya iminwa murya indimi ejo umuntu wese ajya bareba avuga uti nubwo ari kuririmba ntiyigeze arepeta ntiyarepese nubwo ari umukire karande ziwabo ziracyagize gute ziracyamukurikiye gera mu rwego igikoni cyawe gihinduka farumasi ibiryo batetse bibi imiti bavura yes kuko birepete kare kwiga ibijyanye n'ubuzima gera mu rwego abana batajya barwara kandi indwara zihari kubera ko bagaburira ibiryo nk'imiti cyane rwose umuntu azi ko azaba umucuruzi ukomeye nta n'inshuti agira irangura ibintu bihenze cyangwa ijya kurangurira hanze ngo abayikuraho amakuru ayibwira ati muranguza ngahe mushora gute bigenda gute atitaye ko nta n'ibihumbi 100 afite mu mufuka ariko ayo makuru byibuze Imana irakubwira ko uzashaka umuzungu nturi kwiga icyongereza none se muzajya muvuga ni Imana irakubwira ko uzajya hanze uzaba umucuruzi wambukiranya imipaka nturi kwiga indimi ejo abakomisiyoneri bajye bakurya amamiliyoni inyungu ishirire mu bakomisiyoneri ubu kintu mutumvise n'iki cyo kubyina mbere y'umuziki kweri kweri ni mubyine mbere y'umuziki byina mbere y'umuziki uracyambara inkweto za Supresse za Safari za kera kuri costume 100,000 kubera ko utamenya kubyina mbere y'umuziki uracyambara amakote yo muri terera hejuru koko ubuzima bwarahindutse ubu ni muramenya ko wagezeho amabogisi hari abagabo bacyambara amakariso ubu koko mwanze kubyina mbere y'umuziki y'umuzi hamwe bayagura meza anahenze uracyarwana n'ibyo bintu noneho rero hari n'imibare hari imibare y'uburushyi hari imibare y'uburushyi ivuga ngo ndaturya icyumweru yego disi noneho ubuzima bwe bwose akabaho yifuza ikintu ngo araturya iminsi kandi ubundi iyo ushaka kunogonora umuzimu hari n'igihe ufunga umwuka ukavuga ngo yo nari guhahisha iminsi 3 ndya ubusa bw'amafuti reka nyahahisha umunsi umwe uyu munsi turye neza nkuko tubishaka tubika abasirikare mu mubiri tubika abanyerondo tubika abasirikare mu mubiri ejo n'ibinabura tuzatugifite imbaraga z'uko twariye nyine abasirikare turabasevinga uretse ko batanabibura tukandagiye ku itariki ya mbere twayigezeho iyo kwezi kwa kabiri ndashaka guhesha abantu umugisha w'ukwezi kwa kabiri n'ukuri ubaka kanya dukandagiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri abanyarwanda bise Gashyantare uku n'ukwezi abantu mugomba guhabwa ibisubizo byiza by'impapuro mwadepoje tubateho umugisha abakozi b'Imana aka kanya turatura umugisha kuri no tariki ya mbere dukandagiyeho ibigiye kubera kuri itariki ya mbere byiza cyane ntibizase nibizaba ku ya kabiri ahubwo bizarushaho ijambo ryahanuwe rige rirushaho kugenda rikomera buri gihe ujye ubona impinduka amatariki yose y'uku kwezi kwa kabiri nyatanze Satani mu mashyi no mu medeo
babarozi bateganyaga kugutera muri uku kwezi kwa kabiri mbaciye muri humye mbatanze mu mashyi no mu midiho mbambuye intwaro muri uku kwezi kwa kabiri bantu biteguraga kuza kunyanyagiza aho utambuka no kuvomera mu marembo yawe mbatanze mu mashyi no mu mudiho mbaciye muri humye zambehe z'abapfumu n'inzuzi zabyo muri uku kwezi kwa kabiri ntizizubuke bya bitambo bateganya gutanga muri uku kwezi kwa kabiri ngo uzapfa ukenyutse ngo uzasare ntibizafata uku kwezi kwa kabiri ndataka nteze ambushi ibirere byose bizakuburana ntibizagufate uku kwezi kwa kabiri ndakuranguye nkwimye abagome nkwimye abagambanyi nkwimye umujura utera nijoro nkwimye ibihunyira bihuma ku rugo uku kwezi kwa kabiri zanjangwa zigendamo abarozi ntizizakandagire ku rugo rwawe bya birenge bidiha bivuga ngo ndamujyanye ntibizagere ku rugo rwawe inyatsi ihora gusahura muri uku kwezi kwa kabiri nyitanze mu mashyi no mu mudiho ibintu bigutera indwara z'umuriro mu kwezi kwa kabiri ntibizabaho ibikwambura amafaranga atateganijwe uyu mushahara w'ukwezi kwa kabiri nkushinganishije utarawuhembwa ndagusengera ingendo zo mu kwezi kwa kabiri zizaba iz'umugisha telefone yawe ntizakire inkuru mbi muri uku kwezi kwa kabiri intambwe z'ibirenge byawe mu kwezi kwa kabiri ndazaguye imbibi ndazaguye ndaguhesha umugisha muri uku kwezi kwa kabiri uzahinge muri uku kwezi kwa kabiri uzasarura ibiremereye muri uku kwezi kwa kabiri nushora ijana rizabyara irindi jana muri uku kwezi kwa kabiri nuhamagara Imana izitabe muri uku kwezi kwa kabiri uzakire gift muri uku kwezi kwa kabiri ndagusengeye amaboko y'abantu arekure ibyawe muri uku kwezi kwa kabiri nkuzaniye ibyo ahantu hahishwe nkuzaniye imigisha yo mu bami abamikazi nibakonse abami bakurere muri uku kwezi kwa kabiri amafaranga ahinduke mashya ibiganza byawe bizakira amapaundi amayero amakwaca amadolari amashiringi yo muri Kenya ndakwakira amafaranga afite agaciro muri iki gihugu ndetse no ku butaka bw'isi muri uku kwezi kwa kabiri uzumvirwe serivisi yose uzaka mu kwezi kwa kabiri ntibazaguhe randevu ahubwo uzayihabwa ako kanya muri uku kwezi kwa kabiri abana bawe ntibazahinda umuriro gereza n'ibitaro ndafunze ukwezi kwa kabiri umugoma gutinye ukwezi kwa kabiri wakira imbaraga zihishura ibihishwe ubuhanuzi bwawe ntibuzarare ukwezi kwa kabiri yerekwa rizabanguke ndakwakira imbaraga zidasanzwe mu kwezi kwa kabiri amasengesho yawe azabe simbisiga amahoro sengesho ryawe ntirizarare mu nzira mu kwezi kwa kabiri uzaguhagurukira azapfe saa sita mu kwezi kwa kabiri uzagutunga urutoki Imana izarumutunge mu kwezi kwa kabiri amarembo ndayuguruye haleluya abacuruzi muzunguke abakorera abandi muzabone menshi muri uku kwezi kwa kabiri nciye inzira zitaranyuramo igisubizo ahantu utarabona igisubizo muri uku kwezi kwa kabiri mpaguhesheje igisubizo haleluya ndahamagara amasitoke y'ibiryo muri uku kwezi ndahamagara amafaranga ku makonte konte nizibyimbe haleluya muri uku kwezi kwa kabiri imigisha kwitabe irandaranda ivuga migisha y'imihama muri uku kwezi kwa kabiri uzabone sheri uku kwezi kwa kabiri inkwano zizatangwe ku kwezi kwa kabiri impundu zizavugwe impundu zizavuzwe muri uku kwezi kwa kabiri terambere ryo rizagira umuvuduko ikofi zanyu ndazisengeye amasakoshi ndayasengeye mbahesheje umugisha muri uku kwezi kwa kabiri muzagura amamodoka atunguranye abandi muyahabwe muri uku kwezi kwa kabiri muzakira amazu atunguranye abatangiye amazu abona amafinisaje muri uku kwezi kwa kabiri mushyiremo amafondasiyo haleluya haleluya muri uku kwezi kwa kabiri mfunguye ingendo z'umugisha kuri mwe uku kwezi kwa kabiri amaboko y'Uwiteka azakubeho cyane ntihazagira inzozi imburota uwaguteraga ntazongere muri uku kwezi kwa kabiri ugira ibitotsi byiza iyerekwa riza uryame mu marembo y'ijuru
ku kwezi kwa kabiri ngukoreye deliverance, ku kwezi nguhuje n'amahirwe asasagirana, ku kwezi nguhuje na kado zifunze, ku kwezi nguhuje n'amaboko meza. Haleluya, haleluya. Ku kwezi kwa kabiri uzakira ibintu by'imitungo ikomeye, ibikoresho biri VIP. Muri uku kwezi kwa kabiri uwo wabuze azaboneka, impunzi zizatahuke. Ku kwezi kwa kabiri uzumva inkuru z'ibyiza. Haleluya, haleluya. Uku kwezi kwa kabiri uburinzi buzabe bwinshi kubawe n'ibyawe. Muri uku kwezi kwa kabiri ndafunga amabandi ashikuza mu nzira atera abantu, ndafatera amapingo. Muri uku kwezi kwa kabiri ntihazagira impanuka z'ubushye mu nzu, gaze zinyumve. Muri uku kwezi kwa kabiri ntihazagira ibiturika. Ku kwezi kwa kabiri ijwi ry'Imana rizumvikane cyane. Haleluya. Muri uku kwezi kwa kabiri muzagira imbaraga zo gushaka Uwiteka. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana. Muri uku kwezi kwa kabiri ukuri njonjori mu mifuka y'abantu, ahubwo utanga ibibyibushye mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi kwa kabiri abantu muzakira umwami Yesu. Muri uku kwezi kwa kabiri mfunze inzira zo kujya gukora ibyaha, ahubwo ndafungura inzira zo kujya gukora imirimo myiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Uwiteka. Muri uku kwezi kwa kabiri abafite amarandevu y'abaganga, nimugeraho indwara abaganga bazazibure, bahimbaze so mu ijuru. Haleluya. Urakoze Mana, turagushimiye kuri Mana ikoze ibikomeye bitarondoreka. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Urakoze Yesu. Amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tugeze ku musozo.